ngomezi yewe sala tike utishinga kapo gatana dana the bullet uriya huzurwa inzehuri nka come on cyoroshye mezi ye bigeze nigake mezi ye kugafata n'ingume ariko bisarangira gafashwe oya mezi ye habo isara mezi ye nubwo kwiga n'ingume. Hello once again, Ngendi itanga ishaka. Iyi ni impano zitandukanye nk'uko mumaze kubimenyera. Ndagira ngo ufate akanya kawe gato cyane udukandire kuri subscribe wowe utarabikora, ubundi ukande kuri like kuri iyi video, ubundi utere comment ko ukomeje kubona video zacu. Tukwibutsa ko kandi wakora share video yacu ukayisangiza inshuti zawe kugira ngo bagomeze birebere impano zitandukanye nk'uko mubizi, kandi nabemereye kuzajya mbagezaho impano zitandukanye, aho nzajya mbereka impano z'abana b'Abanyarwanda. Ngomeza gushishikariza Minisiteri ifite siporo mu nshingano zayo n'abandi bahagarariye siporo zitandukanye mu Rwanda gukomeza rwose gushyigikira impano z'Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda bafite impano zidasanzwe. Mba ndazindutse nsuye Rwanda Bullet Skaters Club nk'uko mumaze kubimenyera, nsanga coach ari kubashushanyiriza ikibuga mu dusiporo twose twatangiriye, yongeraho natwo mwatubonaga. Abana bakafata umurongo umwe bigendera gake, bari poze bameze neza, nta stress, nta shyari, nta rwango, bahujwe n'igikorwa kimwe gusa, gukora siporo. Abana bakagaruka ku murongo umwe nk'uko mubibona, bakaza ku murongo umwe, bagera hano imbere umwana umwe agakata iburyo undi agakata ibumoso, bagakomeza straight, ubundi bagenda ruguru hariya bakongera bagakata kuri discipline nyinshi cyane, bakagaruka ku murongo umwe. Aba bana bari muri warm up ariko iri organized cyane rwose, wagira ngo ni kompanyi musique kwa kundi ijya inyuranamo iri gucuranga. Hari umuntu rero wandiye akarati, aba bana buriya ubabona bambaye inkweto z'amapine, ariko ubusanzwe warm up zabo ziba ziryoshye neza cyane. Aba bana nubwo ari abana bakora warm up zimeze nk'iz'abakomando. Natwe turavuga ati n'ubundi twege turi Abanyarwanda bana, kandi buri muntu wese aba agomba kuba akora agasiporo ameze neza. Abana bagahindura position bari barimo, bagakomeza stretching zabo nk'uko muri kubibona rwose. Utu two ntabwo nzi uko twitwa bana, icyo nakoze ni ukubatunga ka drone kanjye cyangwa se ka kamera kanjye, ndavuga agatelefoni. Ubundi nkavandika mbereke Abanyarwanda sha barebe impano mufite idasanzwe. Bana ndakomeza ndabareba rwose, ndabacunga nanjye sinabajya kure. Abana bagahindura agaposition kamwe, bagatera intambwe ukabona barasimbutse baciye bugufi. Ndababwiza ukuri, utu n'udusiporo mubona tworoshye, ariko narabigerageje, ariko ntabwo byari byoroshye, kuko ndababwiza ukuri kumanuka kuriya n'inshuro ebyiri ubwabyo utari umusportif ntabwo bikunda. Abana bakahita bajya muri position pompage, ubundi bakameditamo, ariko abana ukabona barazamutse bakahita basimbuka bagasubira hasi. Mbese byari ibintu byiza cyane kubona aba bana rwose mu myitozo yabo ibanziriza skating, ku buryo twavuze tuti tumaze igihe twereka Abanyarwanda aba bana bambaye amasketi bari kwirukanka, ariko reka turebe ubundi bihera hehe. Nibwo rero abana bavuze ati mwege muturebe, ubundi bakahita bajya muri position kibadashi. Ibi bintu mbimenyereye ku Bashaolin, abamoko bana nibo basanzwe bakora rwose technique. Abana bakayimeditamo bana n'akamurare kenshi cyane. Aba bana bafite akamurare gateye ubwoba, ubundi we wigereye ku kibuga nibwo uhita ubona neza ibyo turi kubabwira, ukuntu abana barenze. Abana bakahita ukabona umwe araryamye ahise afata amaguru ya mugenzi we, bana gutyo ukabona n'undi ahise amanuka akajya hasi. Mbese aba bana
bafite coach wabo ababahereza komande kandi ubwo nabereka akavuga ati mukora ibi ubikoze nabi akamukosora akahita ahereza n'inshingano abana ko buri wese agomba gukosora mugenzi we. Ngira ngo ahangaha coach yari ari kuberekera ati mwige mugomba gukora ibi ngibi. Nta muntu nshaka azamura amaguru ahinnye cyangwa yamanure ahinnye, uko uyazamura mugenzi wawe gusunika wowe ukayatangira ngo utayatura hasi. Aho ngaho niho harimo ibanga, ubundi wakora inshuro runaka bari bumvikanye akayatangira guhindura ajyana iburyo ajyana ibumoso ajyana hagati. Aka gasiporo nanjye navuze ariko ngenda ataha nanjye nkakoza, ariko ndavuga ibi bintu bisaba abantu bakozaga siporo abana bakahita batakana bo sasa. Ati natwe coach aratweretse tugomba natwe kwita tugerageza as Rwanda Bullet Skaters Club. Abana bose bagahita bagetinga position, nanjye nkahita mbanyuramo n'agakamera n'akadorone, urabona ko ari akadorone kari hejuru. Bakaba baratangiye, umwana wese yakoreshaga mugenzi we ku buryo umwe yasozaga undi yahitaga atangira gukora. Bivuze ngo uwabaga ari gukora mu cyiciro cya mbere undi yakomerezagaho mu cyiciro cya kabiri. Abana bakomeza imyitozo bameze neza cyane, nanjye ndakomeza mbafate mbereke abanyarwanda. Nkwibutsa ko wowe ugejeje hano iyi video uyireba, ese wari uzi ko kureba video yacu kugeza irangiye uba ushyigikiye impano zacu kandi uba uduhaye motivation n'impamvu ituma dukomeza? Nagira ngo rero wowe ugejeje hano iyi video utarakanda subscribe uyikore nonaha, ukomeze ushyigikire ibikorwa byacu, ubundi ukande like utubwire muri comment uko ukomeje kubona video zacu. Nyamuneka nta yindi support tubatse, ahubwo ni ukutubwira icyo mwifuza ko twahindura, uko mwifuza ko twabikora, cyangwa se niba ufite n'impano nawe ukaba wifuza ko twagusura ukatwandikira muri comment, ubundi tukakugeraho. Gahunda y'impano zitandukanye, twarahagurutse nk'impano zitandukanye kugira ngo tugaragaze impano z'abana b'Abanyarwanda. U Rwanda ni igicumbi cy'impano. Nyuma yo kuba u Rwanda rwiteje imbere, nyuma yo kuba u Rwanda rufite ibikorwa remezo bihambaye, nyuma yo kuba u Rwanda ruri guteza ibikorwa remezo bya siporo imbere, natwe twaravuze tuti umusanzu wacu ni ukugaragaza ko Abanyarwanda bafite impano zidasanzwe kandi zitandukanye. Niyo mpamvu rero twafashe iya mbere nk'impano zitandukanye. Nawe wadushyigikira muri uru rugendo, usharinga bagenzi bawe video zacu, kuko twese buri wese atanga umusada ku gihugu cye uko abashije. Niba umusaza His Excellency much respect kuri we ntacyo atakoze, yatuvuganiye ku isi hose kandi n'ubu baracyakomeje kurwana intambara z'iterambere ry'igihugu cyacu. Natwe tugomba gufata uruhande rumwe tukagira icyo dukora. Umunyarwanda wese agomba kuba afite inshingano kandi akaba yumva ko ni uruhare rwe, niwe bireba, kugira ngo nawe akiri icyo akora agamije icyubaka igihugu. Dukomeza kubibutsa ko turacyari mu minsi 100 aho dukomeje kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi 1994, tunakangurira Abanyarwanda bose gukomeza kurwanya twivuye inyuma ingengabitekerezo ya jenoside n'ivangura iryo ari ryo ryose. Byaba bibabaje mu Rwanda rufite amahoro, byaba bibabaje mu Rwanda rwavuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mu myaka 31 ishize yose. Mukaba mureba iterambere tugezeho, kwiyubaka kwihuse, ariko ukaba wumva muri wowe ugifite ivangura cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside. Iki ni igihe cyiza cyo guhinduka. Nonaha ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwakoze uko bishoboka kose kugira ngo igihugu cyacu kibe igihugu cyishimiwe na buri wese, kibe igihugu buri wese yifuza kubamo, kibe igihugu buri wese yifuza gusura. Harimo n'abahagera benshi ntibatahe, abandi bataha bagataha barira bumva bahaguma. Ntabwo rero byamanutse nk'amana,
hari abantu bataryama bahora barwana bashakisha icyo bakora cyose kugira ngo u Rwanda rukomeze rube igihugu cyifuza. Uyu ni umwanya wawe rero nawe nk'umunyarwanda aho uri hose kumva ko nawe ni ishema ryawe kuba wagira uruhare rwawe mu kubaka igihugu cyacu nk'abanyarwanda. Ndagira ngo nkomeze mbibutse rero hano ni Rwanda Bullet Skaters Club, uyu nguyu ni coach wabo arongeye aberetsa utundi ati burya utu ngutu natwo muradukora kandi mugomba kudukora neza. Narondogoye ariko ibyinshi mwabyiboneye, ubwo byancitse ariko na message nayo natangaga yari ingenzi cyane kuko tutari mu gihugu gifite umutekano, tutari mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza, ibi byose ndababwiza ukuri ntabwo twabigeraho. Ibi byose tubikora kubera ko turi mu gihugu cyiza, turi mu gihugu gifite umutekano, turi mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza. Impano zitandukanye rero ntabwo izigera ijya kure y'abanyempano, kandi impano zitandukanye ni cano yawe, ni sheni izajya inyuraho impano, kandi wumve ko ni impano z'abanyarwanda, kandi wumve ko ni iyawe, ni iyanjye, ni iyacu twese nk'abanyarwanda. Dukomeze rero dushyigikire ibikorwa by'abana ndetse n'abakuru, as long as ukora ibyiza, as long as uri umurongo muzima, nzi neza ko tuzahuza imbaraga kandi ibyo duhuje iyo ari byiza bivamo ikintu cyiza kandi gifitiye umumaro igihugu, gifitiye umumaro abaturage, gifitiye n'umumaro wowe ubwawe ugikoze. Turakomeje rero kubereka abana bagera kuri stretching zisa naho ari iza nyuma, aho baramburaga amaguru. Coach akababwira ati murambure amaguru cyane, murambike amaboko hasi yose, mushyire amaboko cyane imbere, ubundi agera n'aho ababwira ati mumanuke mukoze umutwe hasi. Ariko abana hano baragira bati ati bibyo ntabwo bisanzwe ntibishoboka. Urabona aba bana baba bari muri stretching ziteye ubwoba. Hano hari umwana aramanuka hasi cyane arakweduka nk'umukoba, ubundi agahita ababwira ati wowe shaka equilibre y'ikibuno cyawe, ubundi amaguru yashyire hejuru. Ebana biriya bintu niba uri mu rugo uzabigerageze wumve icyo bisaba kugira ngo ubikore, ubundi hazaho akantu ka relax, akavuga ati wowe relaxinga kw'aya maboko yawe. Ariko aba bana ndagira ngo mbabwize ukuri, utu twitozo mubona ni nk'utwana nka twa twitozo tw'abana bo muri materineri, ariko ibi bintu birakomeye guys, birakomeye. Muzabigerageze muri mu rugo, umanike amaboko yawe ya balancing kuriya, byibuze umara umwanya mutoya wumve. Aba bana nabwiye ngo bakora imyitozo nk'iy'abakomando, ubundi iyo ubegereye uba wumva harimo n'akamurare kenshi cyane ati Rwanda Bullet Skaters Club, gahunda ni no stop, gukora ibyiza ni forever, ubundi bakagira bati keep it fans. So natwe rero turagira tuti mugomeze muryoherwe no kureba amavideo cyangwa se amashusho, impano zitandukanye ndahwema kubereka y'abanyempano, kandi twarabyiyemeje kubereka impano z'abanyarwanda. Namwe icyo tubasaba ni ugushyigikira impano z'abanyarwanda nk'uko mubizi, cyangwa se nkunda kubabwira njye nditanga ishaka, kandi ibyo uzi n'ibyo nzi tuje byabyara ikintu cya fresh. Ubundi basoza bagira ati Rwanda Bullet Skaters Club, gahunda ni no stop, gukora ibyiza ni forever. Ubundi basoza bagira ati keep it fun, ubundi bagaserebura bishimye cyane. Ciao ciao.